Niba uri umu creator wa YouTube cyangwa se uri gutekereza gutangira YouTube channel yawe, iyi video ni iyawe 100%. Noneho kuki YouTube yahindutse cyane muri 2026? Nibyo turi kwibaza. Ibyakoraga mbere ntibigikora neza uyu munsi. Ni ikihe kibazo se gihari? Ubu ni AI cyangwa se iyo nshya iri gukora ubu ngubu? Reka rero dutangire. YouTube yarahindutse muri 2026. Igice cya mbere, AI niyo igenzura YouTube 100%. Ni ukuvuga ngo abenshi barakibaza bati kuki views zanjye zagabanutse, kuki aba subscribers batiyongera nka mbere. Muri iyi video ndaza kukwereka uburyo uko YouTube ikoresha AI muri 2026, uko si yo nshya ikora kurusha tags. Ngo ngiye kukwereka igihe abantu bamara bareba video yawe, niba barangije video yawe cyangwa bakayivaho vuba, niba video yawe ifasha abantu koko. Ni ukuvuga ngo muri iki gihe cya 2026, ni ukuvuga ngo icyo twakwibaza, ese iyi video ifite agaciro ku muntu uyirebye? Ni ukuvuga ngo YouTube ikintu iri kurebera irimo iravuga ngo abantu, uyu muntu ari kwereka ibintu bye, ese bibafitiye agaciro? Ese iyi video irabafasha? Ese ibafasha iki? Ni ukuvuga ngo muri iki gihe YouTube 2026, AI niyo iri kugenzura YouTube cyane, kuko irimo iragenda ireba ivuga ngo aba bantu bari kureba iyi video, ese iyi video irimo irabafasha iki? Ni ukuvuga ngo AI niba irimo irareba ko abantu bamara umwanya bareba video yawe, irimo irareba ukuntu abantu bari kugenda bakonsuminga cyangwa bareba ibintu byawe, bakabikuramo isomo, bakabikuramo ikintu kibafasha. Icyo gihe murumva ko YouTube niba ukora ibintu bidafasha abantu, rwose ndakubwiye ngo nta hantu uri kujya. Ni ukuvuga ngo rero ubu AI niyo iri kugenzura YouTube, si yo nshya. Hari n'amategeko mashya ya algorithm abantu benshi bataramenya. Benshi barakibaza bati kuki nta views ndi kubona, kuki channel yanjye iri gusubira inyuma? Ikintu cya mbere ugomba kumenya ko ubu ngubu AI ariyo iri kugenzura YouTube yawe, ahubwo ugakora ibintu bifite akamaro, ibintu bituma abantu bamenya ko ari wowe uri gukora. Igice cya kabiri, CEO ya YouTube muri 2026. Ni ukuvuga ngo CEO ya YouTube 2026 rwose ukuntu imeze, CEO ya YouTube muri 2026 yibanda ku bintu bitatu by'ingenzi, aribyo ngiye kukwereka aha ngaha. Ibyo bintu bitatu by'ingenzi, icya mbere ni title ifite ikibazo cy'abantu. Aha ngaha icyo nshatse kuvuga, title ifite ikibazo cy'abantu, kuvuga ngo ese umuntu arimo arashaka YouTube, arimo arashaka amagambo ashobora gutuma yakora kuri YouTube, ni gute nabona views? Iki kintu ugomba kucyitaho kuri title yawe. Kubera iki small YouTubers badakora muri 2026? Kubera iki abantu bakiri bato, aba small YouTubers badakora muri 2026? Iki kibazo ugomba kukibazaho. Kuki batari gukora? Ugomba kukibazaho ukavuga ati se ni ukubera iki tutari gukora? Ni ukubera iki tutari gukora? Kubera iki nuza yacu turi gusubira inyuma? Ni ukubera ko hari impinduka zigenda zikomeye, hari impinduka zigenda zihinduka kuri YouTube, ku buryo wowe ushaka kwicara ukavuga ati se ibi bintu ndabigenza gute, ko mbona byandangiranye, ko mbona ntari gutera imbere? Ni ukubera ko ibyo uri gukora ntabwo biramenyekana, ibyo uri gukora biracyari inyuma. Ahubwo wowe icyo ugomba gukora ni ukuvuga ngo ugenzura ibyo uri gukora byawe, ubikore neza ku buryo abantu babyumva. Icya kabiri, description isobanuye neza. Muri description yawe ugomba gushyiramo amagambo abantu bashakisha, ngo ukandikamo amagambo abantu bashakisha, ukandikamo ibyo abantu bareba, ukandikamo, niba tuvuge ugiye kwandikamo ijambo abantu bashakisha cyane, description ugomba gushyiramo amagambo ari keywords. Keywords ni amagambo abantu bashakisha. Ugasobanura video yawe neza, ugasobanura video yawe uko igomba kugenda neza, uko abantu bayireba, uko abantu bayumva. Ntabwo ari ukuzaza ngo uvuge ngo video, cyangwa harimo n'abandi mbona bakora badashyiramo description. Biriya ntabwo ari byiza. Ugomba gukora description, ntigomba kuba amagambo make. Andika icyo video yawe ivuga, ibibazo uyisubiza, amagambo abantu bashakisha, ariyo twavuga keyword. Ijwi ryawe, voice. Aha ngaha icyo nshaka kubabwira, ijwi ryawe rigomba ko, nk'uko twabonye mu mavideo rigomba kuba ijwi abantu bishimira, rigomba kuba ijwi abantu bareba bakavuga ati wow, uyu muntu afite ibyo atugezaho, uyu muntu aravuga ibintu twumva.
Bivuga ngo YouTube ubu yumva ijwi ryawe, amagambo uvuga muri videwo niyo ikoresha muri siyo. Ni ukuvuga ngo ibyo uri kuvuga YouTube nibyo ikoresha. Igice cya gatatu rero, amategeko mashya ya YouTube. Amategeko mashya ya YouTube rero tugiye kuyarebera hamwe muri 2026. Muri 2026 hari amategeko atatu mashya ugomba kumenya. Tucyitondere aha ngaha. Amategeko atatu ugomba kumenya. Itegeko rya mbere, content idafite agaciro ikurwaho. Ni ukuvuga ngo gukora repost cyangwa video zidafite value, ibyo byose rwose ni red flag ndayikubwiye. Nufata content y'abantu ukayakoporora, icyo gihe rwose video yawe nta gaciro izaba ifite, bazayikuraho. Ibyo ni warning YouTube itanga. Muntu wanjye, wikoporora video z'abandi, wiripost, wifata umuntu video yakoze ngo ujye kuyipostinga kuri channel yawe. Ibyo bintu rwose ndabikubwiye nta hantu bizakugeza, ahubwo uzaterwa strike, uzavanwa kuri YouTube. Icya kabiri, consistency iruta viral. Aha ngaha icyo bishatse kuvuga, video imwe viral ntizubaka channel. Video imwe yabaye viral ntiyubaka channel. YouTube ikunda iki? YouTube ikunda iki? Ni ukuvuga ngo wishyiraho video ngo uvuge ngo wakoze ngo wabaye iki? Oya, hora upostinga, icyo bita ugira consistency mu byo ukora. YouTube ikunda gahunda ihamye, style imwe, audience imwe. Ibi nibyo bitatu YouTube ikunda gahunda ihamye, style imwe, audience imwe, abantu bawe bagukurikirana. Icya gatatu, community ni inkingi. Community ni inkingi. Impamvu mvuga, muntu wanjye, subiza comments, koresha community tab, sobanura neza, usobanurira abantu bawe bakureba. Wicara abantu bakubwiye, bakubajije ibibazo, basubize muri comment. Hari abantu njya mbona bafite ama YouTube channel, kandi murabizi ko abantu batureba ni abantu basobanutse. Abo bantu batureba bafata umwanya wabo, ntago tubishyura, nibo batwishyura, baduha umwanya wabo. Umwanya wabo ni amafaranga. Ariko ukabona nk'umuntu yabajije ati se wadusobanuriye neza hano, ukabona umuntu yaramwignorinze, ntashaka kumusubiza. Ibyo rwose ndakubwiye ngo kora content plan yawe ya video uri bukore, sibyo nkuko twabonye kuri consistency. Uvuge ngo nzajya nshyiraho video wenda mu cyumweru rimwe cyangwa mu cyumweru kabiri, bitewe n'uko uboneka. Hanyuma uvuga uti nimara kuyikora izagera kuri aba bantu, audience yanyu, kuko twabonye ko YouTube ikunda audience yawe imwe. Wicara ngo ushyiremo ibintu byinshi, aho gukora content plan yawe uvuge ngo ibi bintu ni ibi ngibi, ibintu bigenda gutya, uve mu bintu analog, ukore studio nziza, editing video yawe neza. Numara editing video yawe neza, abantu bazakunda ibintu byawe, abantu bazakwisangamo, abantu bazumva ko hari ikintu bamariye. Icara hamwe rero, utegura ibintu byawe neza, ubibahereze, kuko twabonye ko YouTube iri kugenzurwa na AI. AI nta hantu wayicikira. Nuyiturisha ugashaka gufata video z'abandi, izabibona. Nukurura ama content y'abandi, izabibona. Ahubwo wowe icara utekereze ibintu byawe neza, ubishyire ku murongo, kuko twabonye ko YouTube iri gukontororwa na AI. Mwitonde kandi mukomeze gukora ibintu rwose mwitonze, kugira ngo ibi bintu bitazabigeza kure, cyangwa YouTube channel yanyu itazapfa kubera ngo nuko mwakoporeye ibintu. Ni ukuvuga ngo rero, mu by'ukuri YouTube ya 2026 ntabwo ikiri iya mbere. Si igihe cyo gukina, ni igihe cyo gukora. Ni igihe cyo gukora, ni ukuba smart, ugakora ibintu byiza, ibintu byubaka. Ubu ni AI niyo iyobora platform. CEO yarahindutse, kandi amategeko mashya asaba aba creators gutanga content ifite agaciro nyako. Niba ushaka gutsinda muri 2026, ntukeneye amahirwe, ukeneye strategy, ukeneye gutegura ibintu byawe neza, ukeneye gukora ibintu bifite agaciro, ukeneye gukora ibintu bituma abantu, bifasha abantu, ibintu bizatuma abantu bafashwa n'ibintu uri kubigisha, bakabimenya neza, nabyo bikabagirira akamaro. Wibande ku gukora video zifasha abantu, kubaka community yawe, uganira n'abantu bawe muri comment, ubasubize, kuko AI nibyo ikunda. AI ya YouTube nibyo ireba. Abantu nubasubiza, uzabona notification nyinshi, uzabona ibisubizo byabo, bazakugana. No guhora wiga uburyo algorithm ikora. Abazemera kwihindura nibo bazakora. Abazakomeza gukora nka kera bazasigara inyuma.
Rero wowe niba wumva wifuza gukora, hitamo kuba mu bazakora, uva mu biri analogue, kora ibintu byawe neza, icara ukore videwo yawe watekerejeho, icara videwo yawe uyigeho neza, usobanurire abantu, wibabeshya, babwira ibintu kuko abantu ntibakunda umuntu ubabeshya, babwira ibintu bibagirira akamaro kandi ibintu bifite proof, sibyo? Ukore videwo wishimye, iki gihe uzaba successful, uzatera imbere nk'uko tubivuga, uzakomeza YouTube yawe izagera kure kandi YouTube channel yawe izakura. Ukomeze rero rwose wite kuri ibi bintu tubonye, va muri analogue wo gukoresha ibintu bya kera, nk'urugero natanze aha ngaha abantu bagikoresha kasete, oya, kora ibintu bifite agaciro, kora ibintu bizatuma utera imbere kuko AI ubu ngubu niyo iri kugenzura YouTube. Nudafata rero inshingano zawe ngo ubikore neza, AI izagutaka kandi AI ya YouTube izaguta, ntabwo uzagendana nayo. Niba rero iyi video yagufashije rwose muntu wanjye, kanda kuri like, kanda kuri subscribe, isangiza abantu bashaka kuyireba, bashaka gukora aba YouTubers creators bato bakiri bato kugira ngo nabo bazagere kure. Rero ndabashimira abakurikiranye iyi video, rwose duhora tubabwira ko hano ari ukwiga, dushaka kubigisha, dushaka ko YouTube irimo amafaranga, abantu bari kubona amafaranga. Niba nawe ushaka gufungura, niba ufite Gmail, fungura YouTube yawe, channel yawe kandi uzagera kure, ukore cyane, ukore consistency, uhozeho buri gihe. Ndabashimiye rero abo twari turi kumwe, dusubire na video itaha, ciao ciao.